ikiganiro Karama Mubyeyi. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe ikibazo ababyeyi benshi bakunda kugira mu gihe batwite. Usanga benshi bavuga ko barwara mu myanya y'ibanga ndetse no mu myanya yo kwihagarika, ibyo mu gifaransa bita infection urogénitale. Ni iki gituma aba babyeyi bakunda guhora barwaye ubu burwayi, ndetse rimwe na rimwe na nyuma yo kubyara bakaba bakomeza kuburwara, abenshi bakanibwira yuko ubu burwayi budakira. Tugiye gusesengura rero impamvu ituma mu gihe cyo gutwita ubu burwayi buba akarande ku babyeyi benshi, ndetse mbibutse ko ubu burwayi bushobora no gufata n'abakobwa n'abana batoya, n'abagabo bashobora kuba bagira bene ibi bibazo. Iki kibazo rero tugiye gusesengura gitandukanye na zimwe mu ndwara zifata mu myanya ndangagitsina ariko zitewe n'imibonano mpuzabitsina. Aha ngaha tugiye kurebera hamwe icyo twita infection urinaire na infection vaginale. Iby'indwara zifata mu mibonano mpuzabitsina tuzabisesengura mu kindi kiganiro cy'ubutaha. Muri iki kiganiro reka dusesengure impamvu zituma aba babyeyi bibonaho ubu burwayi bufata mu myanya yo kwihagarika ndetse bugafata no mu myanya ndangagitsina. Hariho impamvu ababyeyi badashobora kugira icyo bakoraho, cyane cyane twahera nko ku mpamvu y'imisemburo ikorerwa mu mubiri wabo. Iyo umubyeyi amaze gusama, imisemburo iba ari myinshi cyane, kandi iyi misemburo iba igomba kuboneka kugira ngo ibashe gufata umwanya uhagije mu gukora umwana. Bene iyi misemburo rero iboneka mu gihe umubyeyi atwite, igituma ububobere bwo mu gitsina rimwe na rimwe ku bagore bamwe bubura ndetse ku bandi bukiyongera. Iyi ikaba yaba imwe mu mpamvu ituma bagira ama-infection cyangwa se uburwayi bufata mu myanya y'ibanga ndetse no mu myanya yo kwihagarika. Impamvu ya kabiri ni igihe nyababyeyi igenda yiyongera. Uko nyababyeyi yiyongera, igenda ibyiga uruhago rw'inkari. Kugabanuka k'uruhago rw'inkari ndetse no kuba inkari zose zinjiye mu ruhago zihita zisohoka, ibyo nibyo bikaba imwe mu mpinduka yatuma ba babyeyi bacu bibonaho bwa burwayi bufata mu myanya yo kwihagarika ndetse bukaba bwafata no mu myanya ndangagitsina. Iyindi mpamvu ijya ikunda kubaho ni igihe ababyeyi benshi cyane usanga badakoresha amazi. Tujye tugira inama ababyeyi kunywa amazi ahagije, ariko hari igihe mu gihembwe cya mbere cy'inda kunywa amazi bibananira, noneho ugasanga za nkari za wa mubyeyi zirakomeye cyangwa se zifite concentration iri hejuru. Ibi nabyo bikaba imwe mu mpamvu ituma bagira bwa burwayi bufata mu myanya yo kwihagarika ndetse bikaba bwafata no mu myanya ndangagitsina. Ikindi twavuga ni uko umubyeyi utwite ubudahangarwa bw'umubiri we buragabanuka. Rero iyo ubudahangarwa bw'umubiri bwagabanutse, biba bisobanuye ko akarwara kose gafata wa mubyeyi gashobora kumuzahaza. Aha naho hakaba haboneka impamvu ituma abamama benshi mu gihe bazahajwe n'ubudahangarwa bwagabanutse, ama-infection ashobora kubafata mu buryo bworoshye. Kuko nari mbivuze, izi ni impamvu abamama badashobora kugira icyo bakoraho kuko ari biba bikorerwa mu mubiri wabo imbere. Ariko hari n'izindi mpamvu ababyeyi bashobora kugira icyo bakoraho. Reka aha ngaha mvuge nk'impamvu yitwa umwanda. Iyo tuvuze umwanda aha ngaha, tuvuga umwanda ku mubiri w'umubyeyi utwite, tukavuga umwanda w'imyambaro, tukavuga n'umwanda w'aho aba. Cyane cyane tuba tuvuga amatoilette. Abamama benshi hari igihe usanga badakunda gukora isuku mu myanya y'ibanga bitewe n'igihe cy'inda baba bagezemo, ariko iyi ngiyi igira imwe mu mpamvu ituma uyu mwanda watuma ama-infection abafata mu buryo bworoshye. Reka ngaruke ku kibazo cy'amatoilette abantu bicaraho. Ariya matoilette aba source y'amamikorobe. Iyo ari toilette za rusange, ababyeyi batwite bakaba bakoresha amatoilette mu gihe ari ayabo bihariye, ariko niba ari muri public cyangwa se agiye ahantu hirya no hino, akagenda yicaye kuri ya matoilette bita amasiyeje, aba ashobora guhagurukanaho amabagiteri cyangwa se amamikorobe ashobora kumutera indwara. Aha ngaha rero rwose izi toilette ntabwo ari nziza. Aho bishoboka yajya akoresha toilette yo kwicara ariko atari siyeje, noneho akaba yabasha kwirinda uyu mwanda. Ikindi nabibutsa ni uko wa mubyeyi wacu igihe cyose adakora isuku y'ahamwegereye. Ubwo ni ukuvuga ngo ahamwegereye ni handi tuvugamo n'imyambaro y'imbere, ngo byibuze ya myambaro ye y'imbere ayifure neza, ayanike ku zuba, ayitere ipasi. Ibi nabyo bijya biba kimwe mu mpamvu ituma ababyeyi batwite bibonaho ubu burwayi bufata mu myanya ndangagitsina ndetse no mu myanya yo kwihagarika. Nibutse abamama bankurikiye yuko kwanika imyenda y'imbere mu nzu ari bibi, kubera ko mikorobe nyinshi
ziprofita ubukonje cyangwa se zinjirira muri bwa bukonje zikahaba, noneho umubyeyi azajya kwambara ya myenda y'imbere kuko itigeze igera ku zuba itanatewe n'ipasi, za mikorobe zikaba zabasha kuzamuka. Ibyo rero ni bimwe mu bintu bituma ababyeyi benshi bisanga barwaye mu myanya ndangagitsina ndetse no mu myanya yo kwihagarika mu gihe batwite. Reka ngaruke mu kanya turebera hamwe ese ibimenyetso ababyeyi bashobora kwibonaho ni ibihe. Reka turebere hamwe ibimenyetso uyu mubyeyi ashobora kwibonaho akamenya yuko yatangiye kurwara mu myanya y'ibanga cyangwa se mu myanya yo kwihagarika. Ikimenyetso cya mbere ni uko uyu mubyeyi yumva afite uburyaryate mu gitsina akumva ashaka kwishima. Ikimenyetso cya kabiri ni uko mu gihe cyo gutera akabariro uyu mubyeyi arababara ndetse agacika udusebe abandi bakanabyimbirwa. Ikimenyetso cya gatatu ni uko iyo ashaka kwihagarika yumva yokerwa ndetse akumva ababara mu kiziba cy'inda. Hariho n'abagira ikimenyetso cyo kujya kwihagarika buri kanya, ugasanga buri munota arashaka kujya kwihagarika. Ibi nabyo rero bikaba ari kimwe mu bimenyetso biranga ko uyu mubyeyi yamaze kurwara cyangwa se agiye kurwara izi ndwara zifata mu myanya ndangagitsina no mu myanya yo kwihagarika. Ikindi kimenyetso gishobora kubaho, uyu mubyeyi ashobora kwihagarika inkari zinuka cyane. Ikindi ugasanga yihagarika inkari z'umuhondo cyane, bikaba ari ikimenyetso cy'uko adakoresha amazi ahagije. Ikindi kimenyetso gishobora kubaho ni uko uyu mubyeyi ashobora kwihagarika ariko yarangiza agasanga yihagaritse inkari zivanze n'amaraso. Ndabwira abamurikiye yuko igihe cyose wibonyeho iki kimenyetso kiba ari ikimenyetso kibi cyane mu gihe umubyeyi utwite yihagarika amaraso cyangwa se n'umubyeyi wamaze kubyara. Ibi bimenyetso rero usanga abamama benshi bajya babyibonaho bagatinya kuza kwa muganga cyangwa se akabanza gushakisha imiti yo kwivura. Reka mbararikire kwihutira kugera kwa muganga mu gihe cyose wibonyeho ibi bimenyetso. Ikindi kimenyetso tutabura kuvuga ni uko uyu mubyeyi utwite ababara umugongo ndetse akababara no mu kiziba cy'inda. Niba rero wibonaho kimwe muri ibi bimenyetso, ukwiriye kumenya yuko watangiye kurwara mu myanya ndangagitsina cyangwa se mu myanya yo kwihagarika. Nta kindi uba ukwiye gukora ni ukwihutira kugera kwa muganga. Wikwivura kuko ntabwo uzi impamvu ituma urwara. Abaganga nibo babanza gukora ibipimo, bagapima inkari zawe, bakareba ubwoko bw'amamikorobe atera iki kibazo, bakaguha imiti ijyanye n'uburwayi ufite. Ihutire rero kugera kwa muganga. Reka nze mu kanya dusesengure ese uyu mubyeyi yakwirinda ate kugira ngo atarwara ubu burwayi bumuzahaza rimwe na rimwe bukaba bwamuteza n'ibibazo bizakurikiraho. Reka mbwire ababyeyi bankurikiye ndetse n'abandi bantu bose yuko kwivuza izi ndwara zifata mu myanya y'ibanga ndetse no mu myanya yo kwihagarika ari ngombwa cyane kandi ukivuza ku gihe. Icya mbere ni uko ubu burwayi bugomba kuvurirwa kwa muganga. Ntabwo byemewe ko umubyeyi wumvishije ibi bimenyetso ajya muri farumasi kugura imiti, kubera ko umubyeyi utwite ahabwa imiti hagendewe ku gihembwe cy'inda. Mu gihembwe cya mbere cy'inda hari nk'imiti umubyeyi utwite atemerewe gufata yivura bene ubu burwayi. Rero iyo ugiye kugura imiti muri farumasi hari igihe baguha imiti iri bwangize umwana wawe. Niyo mpamvu ugomba kunywa imiti wandikiwe n'umuganga ugukurikirana cyangwa se umubyaza ugukurikirana. Ikindi ni uko mu gihe cyose uyu mubyeyi yushijeho ibi bimenyetso adakwiriye gutinda, cyane cyane ko haba hari ingaruka mbi zishobora kubaho mu gihe ubu burwayi bwamaze kuba koronike cyangwa se bumaze igihe kinini cyane umubyeyi ataragiye kwivuza. Abamama benshi bagira isoni mu gihe arwaye mu myanya y'ibanga. Mpamagarire ababyeyi bankurikiye kumenya yuko nta burwayi bukwiriye kugutera isoni kuko buba buzazana ingaruka mbi ku buzima bwawe ndetse n'ubw'umwana utwite. Ihutire rero kugera kwa muganga kugira ngo bagufashe. Hari imiti ubona mu gihembwe cya kabiri ndetse no mu gihembwe cya gatatu bitewe n'aho inda igeze ndetse n'uko umwana ameze mu nda. Umuti wa mbere umubyeyi utwite akwiriye gukoresha ni amazi. Reka mbibutse ko amazi ari ubuzima. Rero ukwiriye kunywa amazi ahagije kugira ngo ushobore korohereza impyiko zawe mu gukora kwazo. Ikindi ni uko amazi meza yo kunywa ari amazi atuma n'amaraso agenda neza. Ibyo bikaba byatuma uburwayi bw'umubyeyi utwite bukira vuba. Umubyeyi utwite wese rero akwiriye kunywa amazi cyane
hagati ya litiro 2 ndetse na litiro 3 buri munsi kugira ngo yivure kandi yirinde ubu burwayi bufata mu myanya y'ibanga ndetse no mu myanya yo kwihagarika. Reka nze mu kanya turebere hamwe ni iki gishobora kubaho mu gihe uyu mubyeyi ativurije ku gihe. Reka turebe ingaruka zishobora kubaho mu gihe uyu mubyeyi yarwaye infection urinaire cyangwa se infection vaginale ntiyivurize igihe. Ingaruka ya mbere ni uko mu gihembwe cya mbere cy'inda ishobora kuvamo, iyindi ivuyemo umubyeyi atakaza amaraso akagira n'ikibazo cy'uko abuze umwana yifuzaga kuzabona. Ikindi cya kabiri ni uko iyo uyu mubyeyi ageze mu gihembwe cya kabiri cy'inda cyangwa icya gatatu, isuha ishobora kumeneka. Isuha ni y'amazi umwana aba arimo, aya ni amazi y'ingenzi cyane ku buzima bw'umwana. Iyo rero imenetse kare, umwana ashobora kurwara akiri no mu nda, akazavuka yarazahaye cyangwa se akaba yanapfa. Nk'uko twari tumaze kubivuga, hari igihe abana bapfira mu nda umubyeyi ntanabimenye akazaza kwa muganga, twashakisha umutima w'umwana tukawubura, ugasanga umwana yararangije gupfa kera. Ikindi ni uko uyu mubyeyi ashobora kubyara imburagihe, prematurité mu rurimi rw'igifaransa, hahandi umwana ashobora kuzamara iminsi myinshi cyane muri neonatologie, akaba yagira infection neonatale cyangwa se na jaundice. Ibi bukaba ari uburwayi bushobora kuzahaza umwana. Iyo adapfuye usanga umwana yaramaze igihe kinini cyane ari mu bitaro. Ikindi ni uko uyu mubyeyi nyuma yo kubyara ashobora nawe ubwe kuzarwara kubera ko ya infection iba yaramaze kugera imbere aho umwana ari kandi ariho muri nyababyeyi. Murumva rero yuko izi ni ingaruka mbi cyane ku buzima bw'umubyeyi mu gihe atwite ndetse n'inyuma yo kubyara. Akaba ariyo mpamvu mpamagarira ababyeyi bose kwisuzumisha ku gihe ndetse no kwivuza ku gihe, kuko izi infection zidutwara ubuzima bw'abana kandi zikanazahaza ubuzima bw'ababyeyi. Reka turebe mu kanya niki umubyeyi yakora ari muhira kugira ngo yirinde izi infection vaginale cyangwa se infection urinaire. Twavuze ikibazo cy'ubudahangarwa. Ahangaha umubyeyi utwite imuhira akwiye kurya indyo yuzuye kugira ngo yongere ubudahangarwa bw'umubiri we, ashobore kugira ubuzima bwiza kandi ashobore kugira amagara mazima. Ikindi ni uko mu gihe cyose uyu mubyeyi akwiye kugira isuku imuhira, isuku y'ubwiherero. Rwose mbwira ababyeyi bankurikiye ndetse n'abandi bantu bose banyumva ko ubwiherero bukwiye kugira isuku igihe cyose kandi bukaba bumeze neza, kuko ariho hava imyanda myinshi ishobora gutuma ubuzima bw'umubyeyi bwandura igihe icyo ari cyo cyose. Ikindi twabwira ababyeyi badukurikiye ni uko mu gihe umubyeyi utwite ari gukora isuku y'imyambaro, akwiriye kwibuka kwanika imyenda y'imbere ku zuba kandi mbere yo kuyambara akayitera ipasi kugira ngo yice za mikorobe ziba ziri mu myenda y'imbere, noneho ashobore kwambara imyenda imeze neza. Ikindi ni uko twakwibutsa aba babyeyi koga mu gihe gikwiriye. Niba ufite ubu burwayi ukwiriye kogera mu bikoresho byawe wihariye. Niba ari ibase ikaba ari iyawe, niba ari eswime ikaba ari iyawe, cyane ko ubu burwayi bwandura, ushobora no kwanduza n'abandi bantu mubana. Ni byiza rero ko ibintu ukarabiramo bigomba kuba bifite isuku nayo ihagije, kandi ugakaraba amazi meza kugira ngo ushobore kwirinda no kwivura bwa burwayi bwerekeranye n'imyanya y'ibanga ndetse n'imyanya yo kwihagarika. Ikindi twavuga ku isuku ni uko mu gihe cyose uyu mubyeyi agiye kwikorera isuku ku myanya y'imbere, ndavuga nko kwiyogosha, akwiriye kwirinda gukoresha urwembe cyangwa se ngo yiyogoshe ya misatsi ayimareho, kubera ko iriya misatsi iri hariya kugira ngo nayo iturinde. Iki kiba ikibazo rero gikomeye cyane, ko usanga abamama biyogosha rwose bakimyora ugasanga imisatsi barayimazeho. Ibi rero bituma bagira ubu burwayi bufata mu myanya y'ibanga, kubera ko impamvu Imana yashyize iriya misatsi ni kuturinda. Iyo amamikorobe azamutse, yaba ivumbi yaba naturuka muri iriya myenda y'imbere tuba twambaye, amamikorobe ashobora gufata muri iriya misatsi bityo ntahite yinjira indani. Ubushakashatsi bwakozwe n'umuginekologe w'umudamu yavuze ko ababyeyi bakwiriye gusobanukirwa ko iriya misatsi kuyitunga atari umwanda, ahubwo ari uburyo bwo kwirinda ama-infection azamuka bya hato na hato. Ikindi anatanga inama avuga yuko mu gihe yabaye myinshi ushaka kuyigabanya udakwiriye kuyimaraho. Mubyeyi unkurikiye ukwiriye kumenya yuko iriya misatsi atari umwanda, ahubwo ari protection cyangwa se ari uburinzi Imana yashyize hariya kugira ngo bikurinde guhora urwara ama-infection vaginale cyangwa se ama-infection urinaire. Ikindi twavuga ni uko mu byerekeranye no kugira isuku, abamama benshi bajya bakora ikosa ndetse n'abandi ry'uko bakaraba mu gitsina ugasanga bajya gukarabamo imbere. Ibi rero birabujijwe.
Ku miterere y'ababyeyi hari ubudahangarwa Imana yashyize mu myanya y'ibanga, habamo ibyo twita amaflora vaginale. Ziriya flora vaginale nizo zishinzwe kurinda imyanya y'ibanga y'imbere. Iyo rero abamama bakarabayo bagakoramo, usanga aya maflora vaginale bayamaramo ubwa bwirinzi bugashira, mikorobe zose zigezeyo zikabasha kubatera uburwayi. Ni byiza rero ko tumenya uburyo dukwiriye gukora isuku n'uburyo dukwiriye gukaraba. Ntimukajye mukarabaho imbere, mujye mukaraba inyuma, iby'imbere birisukura. Muzi neza yuko abadamu tugira ibyo twita amaperte vaginale. Ziriya perte zirisohora, ntabwo ari ngombwa ko ujya kuzikurayo cyangwa se amasekirisiyo. Imana yashyizemo uburyo ubwazo zisohora. Kujya kuzikurayo rero ugenda ugakurayo ziriya perte, ariko n'aya maflora vaginale ukayamaramo, ugasanga usigaye nta bwirinzi ufite. Ikindi twabwira aba babyeyi ni uko bakwiriye gukoresha amazi yo kunywa cyane. Iyo uri kunywa amazi bisa nkaho worohereza urwungano rw'inkari, kubera yuko inkari nizo zifite uruhare runini cyane mu gusohora imyanda yose dufite mu mubiri. Iyo rero utanywa amazi, inkari zawe ziba concentré, abajya bazibona zisa n'umuhondo. Ikindi wajya kwihagarika ukumva urokerwa cyangwa urababara. Ariko iyo ukoresha amazi ahagije bituma ya amaraso yawe atembera neza, ndetse n'imyanda iri mu maraso igasohoka bitagoranye. Ibyo bigatuma za mikorobe zaba ziri muri wowe nazo zisohokana n'inkari, noneho umubyeyi akoroherwa cyangwa se akabasha no gukira vuba. Mbibutse ko mu gihe muri gukoresha imiti yo kwa muganga baba babahaye, ni byiza yuko mukoresha n'amazi kugira ngo na deshe y'imiti iba yasigaye mu maraso nayo ibashe gusohoka, umubyeyi akire vuba kandi yoroherwa. Ikindi twavuga aha ngaha ni uko uyu mubyeyi wacu utwite mu gihe cyose aba akwiriye kuryama akaruhuka bihagije. Niba urwaye, ni byiza yuko uryama ukaruhuka kugira ngo uhe umubiri wawe umwanya wo kwikora, ukongera kwiyubaka kugira ngo ushobore kuba muzima. Reka mvuge ikindi kintu abamama bakwiriye kwitaho igihe cyose ubana n'umugabo mu rugo. Mu gihe cyo gutera akabariro mujye mwita cyane ku isuku y'intoki, kubera ko intoki nazo ni zimwe mu mpamvu zituma ababyeyi bahora barwara ama infection, kuko imyanda myinshi tuba tuyifite ku ntoki. Gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune mbere yo kujya kuryama cyangwa se mbere yo gukora igikorwa cyo gutera akabariro nabyo ni ingenzi cyane. Ni intoki z'umubyeyi n'intoki z'umugabo, kugira ngo muze kwirinda kwiyanduza cyangwa se kuza kongera gutera izindi mikorobe nshyashya mu myanya y'ibanga. Tukivuga iby'isuku n'uburyo umubyeyi akwiriye kwirinda kuba yakwiyanduza we ubwe byerekeranye n'indwara zifata mu myanya y'ibanga cyangwa se mu myanya yo kwihagarika, ni byiza yuko igihe cyose umubyeyi avuye kwituma, haba ibikomeye cyangwa ibyoroshye, amenya uko akwiriye kwihanagura. Kwihanagura rero umuntu aturuka imbere ajya inyuma, ntabwo aturuka inyuma aza imbere. Abenshi rero barabinyuranya, ugasanga wowe ubwe ariyanduje kandi bitari ngombwa. Ndagira ngo bararikire kumenya isuku nuko mukwiye kwiyitaho kugira ngo twese dufatanyirize hamwe kwirinda indwara mu buryo bwose zaba zandura. Soza iki kiganiro ndagira ngo nifurize abankurikiye bose kugira ubuzima bwiza, kandi tuzirikana yuko imyanya y'ibanga ndetse n'imyanya yo kwihagarika ari inzungano zikomeye cyane ku buzima bwacu, dukwiriye gufata neza kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Niba utarakora subscribe, ndagira ngo urarikire kuyikora, kandi ibi biganiro ukoreshe kugira ngo ubashe kugera ku bandi. Ikindi ni uko ushobora gukora like cyangwa unlike kugira ngo uduhe ibitekerezo by'icyo twazavugaho ubutaha. Murakoze cyane, murakarama, mugire ubuzima buzira umuze.